Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeza kubana natwe no kuri Sahel TV. Imana ikomeze kubaha umugisha. Turabashimira uburyo mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu. Imana ibaha umugisha kandi irusheho kubareba neza. Tugarutse mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru zirimo zitrending ahantu henshi cyane cyangwa se ziri kuvugwa hirya no hino mu binyamakuru z'umuramikazi cyangwa se umuhanzikazi Vestine wamaze gushinga urugo n'umugabo we witwa Idris. Hanyuma tugiye kugaruka kuri byinshi byagiye biranga ubu bukwe mu buryo butandukanye n'udushya twagiye tubamo tudasanzwe, aho inkuru zitugeraho ziri kuvugwa ko uwitwa Irene munamuzi mwese, umunyamakuru ukora ku Isibo TV muri The Choice, nk'uko musanzwe mumuzi mwese murabizi ko ariwe wamanagingaga aba bana mu bijyanye n'umuziki. Biravuga ko rero ari we waba wambitswe ingofero mu cyimbo cya papa we, kandi bikavuga ko papa we yari ahari ariko ntituramenya impamvu ibi byamaze gukorwa. Ariko abanyarwandakazi yaba ari amahano, kaba ari akasamutwe, byaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bikomeye cyane mu muco nyarwanda nk'uko mubizi. Ariko kandi ntabwo ndibuze kuba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka nawe abanza bibwire ubundi tugaruke dukomeza n'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane kandi ndabasuhuje abantu bose mwese mutwumva, mukomeza gutega amatwi ibiganiro bikunda gutambuka kuri iyi channel. Imana yohereza umugisha. Hanyuma nk'uko bisanzwe nitwa Manuel, ntabwo ari ubwa mbere dukunze kuba tubana, n'ubu nagarutse. Imana ibahereza umugisha. Manuel, nguhaye ikaze kuri Sahel TV. Murakoze cyane nawe. Hanyuma reka tubanze tukiragiza Imana ubundi dutangire n'ikiganiro cyacu, aho tuza kugaruka kuri byinshi ku byaranze ubukwe bwa Vestine n'uwitwa Idris. Reka tubanze dusenge Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Mana uri data twese mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Tugushimira imirimo n'ibitangaza dukorera ku manywa na nijoro. Tugushimira uburinzi bwawe butuma tudashiraho. Ni nayo mpamvu tubonetse kuri izi kamera za Sahel TV, nuko waturinze n'uyu munsi ukaba waturinze. Ndagushimiye rero kubwo abantu bose tugiye kubana muri iki kiganiro, ubaho umugisha kandi ubarebe neza. Natwe ukomeze kutugirira imbabazi n'ibambi. Twirwa mu isi yandi tukandura nayo, iyo tuvuga, iyo tureba, iyo twumva turacumura. Ariko tukwingingira no kugira ngo imbabazi zawe zitubonekeho uko bwije nuko bukeye, kandi ubugingo bwacu bube buzima buri mu gitabo cy'ubugingo. Hirya no hino abadukurikira ku isi nabo tubifurije ko ubugingo bwabo bwaba buzima kandi bwarindwa, kugira ngo uzabwishyire nta kizinga n'umunkanyari. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Rero iki kiganiro uzubane natwe kandi ntutujye kure, kandi n'abagitega amatwi bazagikurikira ubane nabo, bagirire neza, ubarebe neza, kandi imbaraga zawe zikorere muri bo ku bw'ubuntu bwawe. Ndagushimye rero aho ugejeje ukora, kandi nkuragije n'ahari imbere urusheho kubana natwe muri byose. Tubere umuyobozi, tugukurikire, utuyobore. Turabizi neza ko ariho uzatugeza mu bwami bw'amahoro. Urakoze ku bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma duhaye ikaze abantu mwese mudukurikira muri ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi. Mwiyumvemo ikaze kuri Sahel TV. Hanyuma wowe udukurikira ari ubwa mbere, kandi subscribe, ukoreshe ya urayikinga ibiganiro byacu, utwandikire muri comment adukurikira uherereye. Hanyuma kandi wiki no gukanda kunzogera tuye twigumanira gatanu kuri gatanu nk'uko musanzwe mubizi hano kuri Sahel TV. Imana ikomeze kubaha umugisha. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Ejo tariki 5 hari kuwa gatandatu, tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2025, nibwo umuramikazi cyangwa se umuhanzikazi Vestine yakoze ubukwe n'umugabo we witwa Idris.
hanyuma bwari ubukwe bwiza bw'ibyamamare bw'abahanzi benshi bagaragayemo, ariko kandi hajya hagaragaramo n'udushya tugiye dutandukanye mu buryo budasanzwe, aho agashya ka mbere tugiye kugarukaho ni ibiri kuvuga ko uwitwa Irene ariwe waba warambitswe ingofero n'uyu Idris, kandi bikavuga ko papa wa Vestina ndetse na mama we bari muri ubu bukwe, ariko ntabwo papa we ari we wambitswe ingofero kuko amakuru atugeraho abitubwira. Iki kintu urakivugaho iki? Niba koko bibaye ari ukuri ko uyu munyamakuru witwa Irene ari we wambitswe ingofero mu cyimbo cya papa w'uyu mukobwa, kandi bikavuga ko papa we yari ahari ari muri ubu bukwe, mu muco nyarwanda byaba bishatse gusobanura iki? urakoze cyane. Njye rwose numva ubundi mu muco w'abanyarwanda ibyo bintu ntabwo bisanzwe, nta hantu nigeze mbyumva. Nimba papa we yari ariho byaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko umubyeyi w'umuntu nta muntu ujya umusimbura ngo bikunde. Wenda undi muntu urukundo waba umufitiye cyangwa se uko yaba yaragufashe kose, ntabwo wagera ku rwego rwo kumusimbuza umubyeyi wawe mu ntebe y'icyubahiro. Ari uko byagenze, yaba ari ugutatira umuco w'abanyarwanda. Kandi wenda uretse n'ibyo, no ku muntu w'umukristo byaba ari ibintu bigayitse ku muntu w'umukristo wemera Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba azi neza ko areba se ahari hariya papa we umubyara, kumusimbuza undi akiriho akibereyeho. Njye rwose n'ubu ibyo bintu numva ari ibintu bidashoboka, ntabwo bishoboka rwose. Amwe mu mashusho yagaragaye nanjye nabonye aho uyu Idris yambikaga ingofero uyu munyamakuru witwa Irene muri sale aho ibirori byari biri kubera, ariko amakuru yatugezeho yavugaga ko n'ubundi nubwo yamwambikaga iyi ngofero, papa we nawe yari ari aho ngaho mu bukwe ndetse na mama w'uyu mukobwa, ariko ntabwo turamenya impamvu nyirizina yaba yaragaragaje ko uyu papa w'uyu mukobwa atambitswe ingofero. Kwambika ingofero undi muntu uhagarariye papa wawe, kandi papa wawe ari aho ngaho ahari ari muzima atanarwaye, ntabwo cyaba ari igikuba gicitse mu muryango nyarwanda? Ni ukuvuga ngo buriya uriya mubyeyi nimba yari akiriho ahari, ibyo ngibyo bikaba byabashije kubaho, byaba ari ibintu by'indengakamere, ndetse ari ibintu uriya mubyeyi ashobora no kubitekereza akumva ari ibintu bitari byiza. Buriya njye ntekereza ko buriya yaba afite uburenganzira bwo kuba yanabitangamo ikirego, ari umuntu ushatse no kubigira ibintu birebire, kuko nimba mubyara akaba yanditse mu irangamimerere, imirangamuntu ye, wenda atatanze kereka yatanze ubwo burenganzira, wenda no mu muco w'abanyarwanda ntabwo byemewe, ntabwo ndabibona, wenda sinzi, wenda yatse uburenganzira uriya mubyeyi akamusaba uburenganzira cyangwa se akamuhereza uburenganzira bwo kwambara iriya ngofero, wenda nabyo wenda byagira inzira, wenda biranashoboka wenda, ariko uburenganzira bwatanzwe n'umubyeyi, ariko atabihatiwe nanone, kuko hari igihe umwana ashobora kureba akavuga ati rero hari umuntu numva uri ku mutima wanjye cyane cyangwa se wambaye hafi, ariko kubera ko yambaye hafi akamfasha mu rugendo nari ndimo, numva namugira papa wanjye mu buryo bw'ubukwe, numva nzamugira papa wanjye. Wenda uriya mwana akagira amarangamutima akavuga ati ngewe ndumva uyu muntu runaka namugira papa wanjye, ariko kubera ntatekereze ko nyuma yaho harimo n'ingaruka, kuko ingaruka urumva ntabwo yabura mu muryango. Wenda nimba afite ba nyirasenge, akaba afite abantu bo hirya no hino nyine bo mu muryango baba baje mu bukwe, naho urabyumva ko baryana n'inzara, bakavuga ati niko yego noneho ibi ni ibiki, noneho ko tubona, kandi ni ukuri ni ibintu bitangaje. Mu bukwe abantu baba ari benshi, noneho buri muntu wese aba afite ukuntu atekereza ibintu. Papa uriya mukobwa yicaye aha ngaha, mama we yicaye hariya, noneho bafashe, si wenda njye ntabwo nabibonye, ariko niba bafashe mama wiwe bakamwicazanya n'undi muntu, icyagaragaye bishoboka ko
papa w'umukobwa na mama w'umukobwa bari bafite aho bicaye mu byicaro byabo. Kuko amashusho nabonye agaragaza ko bari muri gihe cyo gutanga impano nyine bari bahagaze ukuntu, noneho amashusho akagaragaza ko Idris umugabo wa Vestine yafashe ingofero ayambika nyine uwo munyamakuru witwa Irene arayimwambika. Cyakora amashusho ntagaragaza papa w'umukobwa ahari cyangwa mama we aho bicaye, ariko agaragaza uwo munyamakuru yambikwa iyo ngofero. Hanyuma ikintu nibaza, nubwo mu muco w'abanyarwanda nubwo byashoboka ko ubwo burenganzira wenda yaba yabuhawe na papa w'umukobwa, akamubwira ati wenda njyewe nshobora kuba mfite impamvu runaka, biranashoboka ko wenda atanabimusaba, ariko bakabiganira bati uzahane wowe uzambara ingofero, wenda papa w'umukobwa kumva ko ntacyo bimutwaye kuba yayambara, nta n'ikibazo byose kibirimo, bakanabyumvikana. Wenda ntabigire intambara muri sosiyete nyarwanda, mu muco nyarwanda ntabwo cyaba ari ikibazo gikomeye ku buryo aho undi muntu yakambara ingofero kandi papa w'umukobwa ahari, ari nacyo cyubahiro cye agombwa mu muco nyarwanda. Ubwabyo nubwo mwaba mwabiganiriye cyaba ari ikibazo mu muco nyarwanda, cyane cyane ko biba byabereye mu ruhame rwa benshi, abantu babibona, cyane ko ari n'abasitari wenda bazwi n'abantu benshi. Ariko mu muco nyarwanda, twinjiye mu muco nyarwanda, biriya bintu biba bifite icyo bisobanura. Ni icyubahiro cya papa w'umukobwa kidahabwa undi muntu mu gihe ise w'umukobwa yaba akiriho. Niryo shema ry'umubyeyi kuba yahagarara mu ruhame, umwana akamwambika ingofero atamukojeje isoni, atishingiye, atagiye mu gicuku nk'uko abandi bagenda. Ababyeyi bakavuza impundu, umuco nyarwanda nyine ukubahirizwa, ibintu bikagenda neza. Kwambika undi muntu ingofero kandi papa wawe ahari, ntabwo bifite ikintu bivuze ku muco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo uriya mu muco w'abanyarwanda ntabwo ibi bintu byaba bisanzwe, kuko ubuse ninde muntu wakurutira umubyeyi? Nge uko nk'ubu nkanjye ni urugero, wenda umubyeyi wanjye nubwo yaba ari akamuga, nubwo yaba ameze gute, uko yaba ameze kose, nyine ni umubyeyi. Icyubahiro cyiwe aba yaragiharaniye, no kuba njye wenda mfite intambwe naba narateye, ni uko nabikesheje ko navutse kandi nkavuka ku mubyeyi. Noneho rero ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kugira ngo mpereze umubyeyi wanjye icyubahiro no kumugaragaza, kabone naho haba hari imbogamizi zidasanzwe, ibyo nabyirengagiza, ariko umubyeyi wanjye akicara ku ntebe. Kuko mu muco w'abanyarwanda njye ibyo bintu ni ubwa mbere naba mbyumvishije, ari uko byagenze njye ni ubwa mbere naba mbyumvishije. Kuko iyo urebye uburyo cy'umwana nyine akura n'ukuntu umwana arushya kuva akivuka, wenda nawe uri umuntu w'umupapa urabizi, umwana ararushya, umwana aragora. Niyo mpamvu burya iyo umwana ageze ku rwego rwo gutera intambwe, buri umubyeyi abyungukiramo, yumva ishema, yumva urukundo rw'umwana, kumva ibintu bimeze neza. Noneho rero wenda kuba icyo kintu ariko cyagenze, ntabwo ari ikintu mu muco w'abanyarwanda, ndumva icyo kintu ntaho ndacyumva. Ni ubwa mbere rwose ibyo bintu njye naba mbyumvishije, kubona umwana umubyeyi undi muntu yakwambara ingofero, papa w'umwana cyangwa se umubyeyi w'umwana yicaye hariya akiriho. Ndatekereza ko njye ni ubwa mbere mbyumvishe. Hanyuma nk'uko tubizi, tuzi neza ko uko byagenda kose nta kintu cyasimbura umubyeyi. Ntacyo pe. Ibyo yaba yarabakoreye byose, aho yaba yarabagejeje hose, ariko ntabwo yasimbura umubyeyi. Mbese nta kintu kiriho cyasimbura umubyeyi. Ibi bintu rero niba byaranabayeho, kuko nk'uko twabibonye baba bakoze amahano mu muco w'abanyarwanda, ntabwo byaba ari byo muri sosiyete nyarwanda. Mu gihe umubyeyi akiriho, nta kigomba kumusimbura, aba agomba guhabwa icyubahiro cye nk'umubyeyi umwana we yabyaye. Hanyuma ikindi tugira ngo tuganireho, ndagira ngo tuganire no ku bijyanye n'idini, ku bijyanye n'umuco w'idini
n'amahame y'idini. Twese tuzi ko muri ADPR ari abantu bambara bakikwiza, ari abantu bafite indangagaciro zidasanzwe, ni nawo muco w'itorero mu bijyanye n'umuco w'itorero. Aba bana bakuriye muri ADPR batozwa indangagaciro za gikirisitu, baba mu nzu y'Imana, basenga Imana ikajya ivugana nabo byinshi bigiye bitandukanye kandi ibishyira no mu bikorwa. Ariko twabonye aho uyu Vestine ahuriye n'uyu mugabo witwa Idris, ibintu byarahindutse ndetse haza gutuma umwe muri bo ava mu idini ya ADPR bitewe n'imyitwarire cyangwa se n'imico nyine yari amaze kugira itandukanye n'amahame ya ADPR. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugume uko mwahamagawe mugihamagarwa kera, niko ijambo ry'Imana rivuga. Aba rero mu bigaragara batangije iby'umwuka ariko bari guheruka iby'umubiri. Ntago tubaciriye iteka, ariko kandi turavuga ibyo tubona. Turavuga ibyo tubona cyane ko uyu Vestine akimara guhura n'uyu mugabo yatangiye indi mico, yatangiye indi myitwarire, yatangiye gusukara defiriza, atangira kwimakiya makiyaje zitandukanye n'ibindi, atangira gupoketa, aricyo bita gupoketa ibitambaro. Nabonye ubu no muri ADPR bisigaye birimo, aho umuririmbyi aririmba pokese igitambaro, aho umubyeyi ahagarara ku ruhimbi atambaye ngo yikwize nk'uko bigaragara. Ubundi muri ADPR kirazira ko ahagarara ku ruhimbi ngo ufate mikrofone uririmbe utambaye ibintu utikwije. Nibyo rwose. Ariko basigaye bambara amaribaya ameze nk'udusengeri, agahagarara ku ruhimbi akaririmba. Hari uburyo bapoketa ibitambaro. Ahubwo uvuze gutyo nibuka noneho ahubwo hari undi muco wadutse, ariko rero iki kintu bazanakirireho nacyo. Hari undi muco wadutse wo kudodesha iribaya, noneho bakadodesha iribaya bagafata kakamanuka gutya, noneho ibere imoko akaba ariyo babika, andi yose ari hanze. noneho amabere umuntu wese nyine akaza areba igituza cy'umubyeyi kandi ari umukristo wa ADPR. Iki kintu nanjye rwose narakibonye numva atari byiza. Uwo muco rwose ntabwo ukwiriye mu itorero. Hanyuma rwose ikigaragara nuko idini ya ADPR yo iri kugenda imera nk'andi yose, ku byo mu minsi iri imbere n'ibyo twabonaga bitabamo bizaba birimo, n'ibigaragara byo tubibonesha amaso. Ariko kandi harimo n'ikindi kintu gikomeye. Rubanda rugufi uramutse ushaka kugira ikintu ukora, rimwe na rimwe ugasanga bagusize inyuma y'itorero, ariko umuntu ufite ubutunzi agakora icyo ashaka ntagire n'umuvuga, ahubwo wamuvuga ugasanga nabo bigendeyemo. Byose turabibona mu bijyanye n'itorero nk'uko tugenda tubibona. Noneho ikindi uyu Vestine we yabashije guhita avuga ati ndabizi ko ibyo ndi gukora bitandukanye n'amahame ya ADPR, ntekereza ko ashobora kuba ari nawe wijyanye bitewe n'ibyo yaratangiye gukora. Nyine yahise abona ko bidahura, arigendera. Ariko buriya n'itorero rishobora kuba ryaramusize inyuma y'itorero nk'uko tugenda tubivuga. Ariko kuri ubu ngubu nabonye uwitwa Dorcas murumuna we, nawe mu by'ukuri mu bijyanye n'ibi birori bya mukuru we, imyambarire ye rwose nawe ntekereza ko ntabwo ari imyambarire ya ADPR. Ntabwo ari imyambarire ya ADPR, aho yari yambaye ikanzu igaragaza igituza cyose. Hari bimwe twavugaga mu kanya, bimwe twarimo tuvuga. Ntabwo ibi bintu bikwiriye abana bo muri ADPR, ntabwo bikwiriye abakristo bo muri ADPR. Rwose ibi bintu turabinenze. Ahubwo hari ikintu ngiye nibaza, turabinenze. ADPR ubundi ngiye nibaza, ubundi abadiyakoni umurimo wabo baracyawibuka? Ngiye hari ibintu mba numva ngiye bitakwiye kuba byadukira. Buriya pasiteri hari igihe abanahuze, ariko se wa murimo w'aba badiyakoni bo ko nk'uwo nguwo baba bakwiye kuhita bamwegera, kandi aho ngaho baba bahari. Aho ngaho harimo abantu ba ADPR muri ubwo bukwe, bari barimo n'abandi. Bakwiye kuba bamusanga bakamuganiriza, bakamubwira ati nyabona ibyo bintu ntabwo ari byiza, iyo kanzu wenda gutya na gutya, bakamushyira mu gikari bakamuganiriza nk'ababyeyi. Kuko buriya mu badiyakoni haba harimo abamama, haba harimo abakobwa, haba harimo abagabo, wenda buri cyiciro kiba gifite haba harimo ubwoko bwose.
ni ukuvuga iyo harimo abagore hakaba harimo abagabo hakaba harimo abasore, iyo bibaye ngombwa ukwiye kugenda ukaganiriza umusore, ukwiye kugenda ukaganiriza umukobwa mugenzi wawe, ukwiye kugenda ukaganiriza umugabo mugenzi wawe. Mbona icyo kintu rwose bakwiye kuzakirebaho bakajya bakumira icyaha kitari cyabo. Hanyuma ibi byose bigenda bigaruka ku itorero, ibi byose bigenda bigaruka ku itorero, kuko ushobora kwibaza aba bana batangije iby'umwuka bari guheruka iby'umubiri. Ese ntabwo ari bya bindi umunyarwanda aciye umugani avuga ngo gukira byibagiza gukinga? Ni ukuvuga ngo buriya iyo twamaze kumenya ko Yesu ari umwami n'umukiza, hari ibintu buriya abantu bakwiye kumenya. Nimba bari abana bazamutse kubera ko basenze Imana, aho bakuye umugisha w'Imana, barasenze bazi ko buri Imana itanga umugisha, ntabwo bakwiye kubitandukiraho, ahubwo bakwiye gukomeza bakubaha Imana kandi bakumva ko Imana ari yibagirije aho bageze none. Rero ntibakwiriye gutandukira ngo bate umuco w'itorero, bate umuco w'Abanyarwanda, bate umuco. Bakwiye ahubwo kumva ko byose nyine ari Imana yabikoze kandi ko ikibari hafi. Rero ntibakwiye kurenga hariya, ntibakwiye gutandukira, ahubwo bakwiriye kumva ko ikintu cyose bagezeho byaturutse mu maboko y'Imana. Rero nibakomeze bubaha Imana ahubwo. Ibyo ngibyo byo kumva ko kuko kwambara ukashaka gutandukira ntabwo ari byiza. Umuntu w'umubyeyi cyangwa se umuntu w'umukobwa ni uwambaye nyine neza. Kwambara neza rero ku itorero rya ADPR ni ukwambara wikwije, apana kugenda ugaragaza ibice bimwe na bimwe by'umubiri wawe. Si ngombwa cyane muri ADPR, ntabwo aba ari ngombwa, ahubwo biba bisaba ngo kubera kuzi ko nose ntiwajya iyo wubaha Imana uba ugomba kumenya n'amabwiriza se cyangwa se n'iki Imana ibigushakaho, kuko Imana ntabwo ikunda ko ugenda wambaye uburyo wenda butameze neza. Ntabwo Imana ikunda kwambara. Hari imyenda igenewe nyine abagore, hari n'imyenda igenewe abagabo, hari n'imyenda igenewe buri muntu wese mu cyiciro arimo abazi ibyo agomba kwambara kandi bimukwiriye bimubereye. Hanyuma ibi bintu ngewe nkimara kureba amafoto y'aba bana b'abakobwa numvise mbabaye kuko ndabazi bakiri no mu Ruhengeri. Nzi uburyo bakuriye mu itorero, nzi uburyo Imana yagiye ibana nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntabwo tubaciriye iteka ko birangiye cyangwa se ko hari igikuba cyacitse, ariko kandi bakwiye kumenya ko bakwiye kuguma uko bahamagawe, bakamenya icyo Imana ivuze kuri bo. Hanyuma kandi ikindi, hanyuma y'uko hejuru y'uko ari abasitari bazwi n'abantu benshi, bakwiye kumenya ko bakwiye kubaha Imana, kandi bakwiye kumenya ko nubwo ari abasitari bakwiye gukurikiza indangagaciro z'umuntu w'umukristo wubaha Imana. Ibi bintu barabizi, bakwiye kubimenya kuko twagiye tubona kenshi ahatambutse, ariko ahazaza ntituhazi, haba hazwi n'Imana. Imana rero yabanye natwe ahatambutse, izakomeza no kubana natwe ahazaza, kandi izakomeza ibane nabo. Icyo twabifuriza ni ugukomeza kuhirwa no kurushaho kwegera Imana no kubana n'Imana, kugira ngo Imana irusheho kubagirira neza. Gusa ntabwo ari ubuhanuzi, simpanuye, ariko kandi ngiye ku bijyanye n'urugo rwa Vestine na Idris, rwose ntabwo mbona mu mboni zanjye nk'umuntu ureba, ntabwo mbona rwose ko rwaba ruhari se. ntabwo ahubwo abantu musenga, abantu murushaho kwegera Imana, abantu mwinginga Imana, mwingingire uriya mwana Imana irushaho kongera kubana nawe, kuko uko yabanaga nabo mbere ikomeze kugenda ibana nabo. Ntawamenya, wenda
ariko icyo nifuza ni uko Imana yabana nabo mu bundi kurusha uko yabanaga nabo mbere. Ariko iyo mbireba mu mboni zanjye nk'umuntu mukuru ureba kure, mbona nta ruhare. Kuri ubu ngubu baritwa umugabo n'umugore, bamaze gusezerana imbere y'Imana nk'uko bivugwa, basezeranye n'imbere y'amategeko, ariko rwose mu mboni zanjye ntarwo mbona. buriya wenda gusa urugo rwo buriya rurahari, ahubwo wenda ikintu gikwiriye wenda hakwiriye kubaho abajyanama beza barura rugo, hanyuma bakaba nyine hafi, noneho ariko cyane cyane bita mu gusenga Imana, bakumva ko Imana ishobora byose, ariko wenda ntibatandukire nyine ngo bajye mu bindi bidafite icyo byabagezaho kindi. Ariko njye numva bafashe icyemezo cyo gusenga Imana, wenda bakabana n'Imana, njye numva Imana yabashyigikira, urugo rugakomera. Yego, kubana n'Imana ni kimwe, ikagushyigikira no mu rugo ugiyemo nacyo ni ikindi. Ariko icyo nashatse kuvuga, kenshi bigaragara ko aho umugabo abonekeye yatumye yizerwa cyane kurusha Imana, cyangwa se hari izindi mbaraga zagaragaye ku ruhande rw'umugabo kuruta imbaraga z'Imana. Cyane ko umugabo yaje gusanga ufite indangagaciro za gikristo, afite ahantu agusanze, ufite ukuntu ubaho, ufite ubuzima ubamo, ufite imico n'imyifatire n'indangagaciro z'itorero. Ariko habonekeye bigaragara ko bya bindi byose ubaye nkaho ushyize ku ruhande, ahubwo ari we ugiye kwiringira cyangwa se ari we ugiye kwizera. Biranagaragara cyane kuko ibyo yahise ashyira mu bikorwa byagaragaje ko ari nko korosora uwabyukaga, cyangwa se byagaragara ko aho yari ari imbere yari yarabangamiwe. Byagaragara ko yari ameze nk'umuntu ubangamiwe, ko ibyo yahise akora n'ibyo yahise agaragaza byagaragaraga ko hari inyota n'ubundi yari asanzwe afite za bya bintu noneho yisanzuriye kujyamo. Niko byagaragaye. Ariko gusa kimwe mu byo twifuza ni uko Imana yarushaho kubana nabo, ikabagenda imbere, ikajya ibasura amanywa n'ijoro, kugira ngo umurimo bakoze utazaba impfabusa, ahubwo Imana izabahe n'ubugingo buhoraho, kuko barayikoreye, baravunitse, batanze ibyo bari bafite, ariko kandi be kubanza iby'umwuka ngo baheruke iby'umubiri, kuko twatangiye tubivuga. Imana irushaho kubagirira neza. Tugera ku musozi w'iki kiganiro cyacu rero, turagira ngo udushyire imbere y'Imana. Nimara kudushyira imbere y'Imana, tugaruke dusoza ikiganiro cyacu. Aya makuru twari dufite ni aya ngaya, cyangwa se ibyo dushaka kuganira ni ibi ngibi. Hanyuma nawe twandikire muri comment tubwire uko ubyumva, naho dukurikira uherereye. Hanyuma Imana iguhe umugisha kandi irusheho kureba neza, kandi subscribe, ukoresha urayikinge, ubundi ukandi no kunzogera twigumane kuri Sayeli TV. Imana ibahe umugisha. Karibu no kudushyira imbere y'Imana dusoza. Turagushimiye Imana, tugushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Tugushimiye ko wabanye natwe, uraturinda, uraturengera. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Haleluya. Uwiteka Mana Nyiringabo, twari mu kiganiro, twaganiraga twungurana ibitekerezo, ariko tuganira no ku ijambo ry'Imana, tuganira no ku bantu b'Imana. Ariko data twese mwiza wabanye natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uyu mwanya rero Imana ikomeye kandi Imana igira neza, sengeye umuntu wese wabashije kudukurikira muri iki kiganiro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo Mana muhereze data umugisha mu izina rya Yesu. Abantu bababaye muri uyu mugoroba, abantu bababaye bari kutwumva, abantu bafite ibibazo bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mana. Genda ubane nabo, ubane na buri wese mu izina rya Yesu. Genda buri wese ugirire neza, kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Uwiteka Mana Nyiringabo, data twese mwiza w'imbaraga,
hari abantu bababaye, hari abantu bagowe, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abantu barembye, hari abantu Mana babuze ubushobozi, babuze amafaranga yo kwishyura inzu, babuze. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ikora kandi uri Imana igira neza. Umuntu wese ukwizeye muri aka kanya, Uwiteka Mana Nyiringabo, umurengere, umugarukeho kandi umugirire neza. Komeza kubana natwe rero Data twese mwiza w'imbaraga. Ubwo tuzongera kuboneka ahantu Mwami, tuzagaragare twese turi bazima, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimire ukomeje kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dushimire mwese mwarimu duteze amatwi cyangwa se mukurikiye ikiganiro aho muherereye hirya no hino. Imana irusheho kubaha umugisha kubwo kubana natwe, kandi mukomeze mugubwe neza, nimutagwisare muzasarura. Hanyuma ibitekerezo byanyu turabikeneye, mugiye mutwandikira muri komenti 5/5. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza. Imana ibarinde.